Yesu nashimwe cyane ndabasuhuje mu izina rya Yesu nongeye kandi kubaha ikaze muze tuganire ijambo ry'Imana Imana yumwijeho umugisha. Bushize twarimo tuganira tureba ukuntu Imana yakemuye ikibazo cyari kiri muri Isirayeli igihe cy'umuhanuzi Elisa. Uyu munsi tugiye kureba nanone mu bihe bitandukanye isi igenda inyuramo, ibihe bya crisis bibaho ku isi hose mu bihe bitandukanye byabayeho mu gukurikiye amateka mbere kuva kera. Ugenda ureba ukuntu hagiye haza ibiza bitandukanye ku isi, hagiye haza intambara zitandukanye, isi yagiye ica mu tuntu twinshi mu bintu byinshi mu gihe gitandukanye. Na n'uyu munsi rero isi turimo cyangwa se igihe tugezemo hari ibintu byinshi ku isi birimo by'ibiza, harimo nk'ibi byorezo by'izi ndwara ya COVID-19 ihangayikishije isi, ihungabanya ubuzima bw'abantu, igahungabanya ubukungu, igahungabanya ibintu byinshi cyane bitandukanye ku isi. Rero si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, kandi si n'ubwa nyuma, kuko isi turimo nuko imeze. Igihe cyose ibintu nk'ibyo bigenda bihungabanya bizabaho, bizakomeza kubaho. Ariko nubwo bikomeza kugenda bibaho, Imana itari yarangiza iyi si, kuko niyo yayiremye, niyo yayishyizeho, no kurangira kwayo niyo yonyine yabishobora. Nta cyorezo kizarangiza isi ngo kiyishobore, nta cyorezo kizamara abantu ngo bishoboke, ibyo ntibyashoboka. Imana niyo ifite ububasha kuri buri kintu cyose. Rero igihe cyose imperuka itari yaba, impanda itari yavuga, ibi bintu byose biracyakomeje kubaho. Rero rushize twarimo tuganira bibaza ngo ni gute abantu babaho kandi nabyo bihari. Birahari n'abantu barahari, kandi tuzakomeza kubaho, nabyo bikomeze kubaho. Mu gihe nk'iki rero cy'iyi crisis ihari mu by'ukuri ihangayikishije isi yose, umukuru n'umutoya, umukene n'umukire, ukomeye n'uworoheje, isi yose buri muntu wese nicyo kibazo arimo kwibaza. Ese ibi bihe birarangira bite? Ese iyi covid nirangira harakurikiraho iki? Ubukungu buzahungabana? Ibibazo buri muntu wese nicyo kintu arimo gutekereza. Amashuri yarahagaze, insengero zarahagaze, business zarahagaze, transport zarahagaze, ibintu byose byarahagaze. Ibintu byabaye bitunguranye, abantu batigeze batekereza ko byabaho. Nta gihugu kigeze gitekereza ko bino bintu byabaho, nta muntu wigeze bitekereza, ariko byarabaye. Ubwo byabaye rero ntabwo bivuze ko ubuzima bw'abantu burangirira aho ngaho. N'ubuzima burakomeza, tugakomeza tukabaho kugeza igihe n'ubundi isi zarangira tukayivaho. Ubushize twarebye ukuntu muri Isirayeli hateye inzara ikomeye cyane. Hari ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere cyari inzara, ariko inzara yakomotse ku mwanzi wateye igihugu. Ingabo za Syria ziraza zigota igihugu, babazingira ahantu bahira mu murwa. Noneho kubera ko batakoraga, bari basaga nk'abantu bari muri lockdown, n'ubundi nabo inzara irabatera, bigeza n'igihe abantu batangira kurya abana babo. Bigeze umwami wayoboraga Isirayeli abura igisubizo completely, kugeza igihe umuhanuzi Elisa yahanuriye atakambira Imana. Igihe kigeze Imana, igihe cyageze ikemura ikibazo, ntigibura inzira. Abantu bagerageza inzira zikabura, ariko Imana ntigibura inzira. Noneho Elisa arahanura avuga ngo ejo nk'iki gihe ikibazo kizaba cyakemutse. Niko byagenze, twarabibonye mu nyigisho itambutse uko Imana yakemuye ikibazo mu buryo kibatabitekereza ko bishoboka. Ariko mu gitondo kimwe, bwakiye mu gitondo, basanga ikibazo cyakemutse. Yesu nashimwe cyane. Turacyafite icyizere ko dushobora kuryama nk'uyu munsi kwa gatandatu, ku cyumweru mu gitondo cyangwa kwa mbere mu gitondo, tugasanga Imana yakemuye kino kibazo, tugasanga Imana yakoze igitangaza ku isi hose, iki cyorezo cyahagaze. Kuko Imana ishobora byose, Imana ntinanirwa. Turakomeje rero tuganira ijambo ry'Imana, twazo mu gihe cya crisis nk'iki bigenda bite, hakorwa iki? Ibihugu biragerageza mu by'ukuri mu bushobozi bwabo, nk'abana b'abantu, abaperezida b'ibihugu baragerageza, abaminisitiri baragerageza, abahanga baragerageza, nk'abantu bagerageza igishoboka cyose kugira ngo barebe ko saving ubuzima bw'abantu ntibuhungabane, ndetse wenda abantu ntibapfe, abantu ntibicwe n'inzara, abantu bagire gute. Mu bushobozi bwabo nk'abantu baragerageza. Uyu munsi nanjye ndahamya yuko kugerageza nk'abantu tugomba gukomeza kugerageza, ibishoboka byose tukabikora, kwirinda tukirinda, tukaguma mu rugo, tugakurikiza amabwiriza, tugakaraba intoki, tugakaraba amasabune yabigenewe, ibyo byose tukabikora.
hanyuma turimo turibaza twese ngo se in case ubu covid inarangira ubuzima buzatangira bute, buzahera he, business zahera he, abantu bazahera he? Ese muri iki gihe ki crisis nanone biragenda bite hirya no hino mu duce dutandukanye tw'ibihugu, mu bihugu bitandukanye zaririmo, abaturage barahangayitse, niki twakora? Je n'ubundi igisubizo cyangwa se icyo ngira ngo tuganireho, aho dushobora kubonera igisubizo, dushobora gushakira inzira yadukura muri ibi bihe, n'ubundi yewe nta handi ni ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Simvuga ko n'ahandi reka tuhagerageze hose, ariko nanone ibyo dukora byose, ari uri muri laboratory ajyemo ariko asenga Imana kugira ngo Imana imufashe ibyo ashaka kubona bibone, ari urimo agerageza mu bundi buryo bwose abikore ariko arimo asenga Imana, kuko Imana niyo yaremye byose, ni nayo ishobora byose. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kureba rero, ngiye kubereka urugero rumwe dukoresheje Bibiliya, habayeho crisis n'ubundi nk'iyingiyi. Hari ikibazo gikomeye, ko wenda nta ndwara yari irimo icyo gihe, ariko hari ikibazo gikomeye cyane, imvura yarabuze, inzara iratera, abantu batangira gupfa kubera inzara, noneho Imana irigaragaza muri icyo gihe, ikibazo kirakemuka. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kureba inkuru yanditse hano mu gitabo cy'Abami ba mbere, igice cyaho cya 17, turahera ku murongo waho wa 8. Turasanga inkuru y'umugabo uwo bita Eliya, umuhanuzi ukomeye, umuhanuzi mukuru, wahanuye Imana imuhagurutsa muri icyo gihe, ijwi rye rirumvikana, hanyuma Imana iramukoresha, icyari kibazo gihangayikishije isi, cyari gihangayikishije Israel, kirakemuka kibona ku gisubizo. Uyu munsi dukeneye kumva ijwi ry'Imana rishobora kuza rigakaruma iyi miraba ihari. Dukeneye kumva ijwi ry'Imana rishobora kuza rigacecekesha aya majwi yandi yose arimo kudutera ubwoba. Dukeneye kumva ijwi ry'Imana rishobora kuza rigatanga ihumure mu mitima y'abantu. Ni harehare, ntabwo ndagenda tuhasoma buhoro buhoro. Ubu none turahera ku murongo waho 8 tugeze ku murongo waho wa 15, wa 16, hanyuma indi turaza kuyisoma turimo dukomeza, turimo tunaganira ijambo ry'Imana. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo Eliya ajya Sarefati acumbikirwa n'umupfakazi. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye Sarefati haba Sidoni, abe ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacumu. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'utuvuta mu mperezo. Ubudore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko bivuze, ariko ubanza mvugire akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. 15. Nuko aragenda bigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Amina. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe nk'iki, muri iki gihe cya crisis turimo, aho abantu ibikorwa byahagaze byinshi bitandukanye, ndetse havugwa inzara hirya no hino, si no kuvugwa, kuko iyo abantu badakora biragorana ko ibyo kurya biboneka. Si mu Rwanda gusa, n'ibihugu byose aho hagezwe n'iki cyorezo. Turimo turibaza ngo mu gihe nk'iki ngiki biragenda bite, turakora iki? Inzira ni nyinshi. Iyo ubukungu bw'igihugu cyangwa se ubukungu bw'isi bwahungabanye, hari uburyo bwinshi bukoreshwa, hari strategies zikoreshwa zo kugira ngo bwongere buzahuke, ariko ubuzima bw'abantu bukomeje.
ndagira ngo tuganire rero turebere hamwe uburyo Imana yakemuye iki kibazo muri iki gihe. Twibaze niba se ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo Imana yahoze ni kwiri ni nako izahora iteka ryose ntigihinduka. Ese iyi Imana yahabaye kiriya gihe uyu munsi ntitwayitabaza kadutabara? Ese Imana yahabaye uriya munsi yakemuye kiriya kibazo uyu munsi ko igihe hari naho yagiye ntitwayihamagara ikaza kadutabara? Yesu nashimwe cyane. Aha ngaha tuhasanze inkuru y'umugabo w'umuhanuzi bita Eliya. Eliya yabaye umuhanuzi muri Isirayeli mu gihe hari ku ngoma muri Isirayeli hari umugabo witwaga Ahabu, wari umwami afite umugore witwaga Yezebeli. Ahabu yari mu Isirayeli, noneho arongora umugore w'umunyamahangakazi. Amuzanye araza hageze ageze mu gihugu ahindura idini ry'igihugu. Aravuga ngo Imana ya Isirayeli si Imana nge sinyemera. Isirayeli muvuga Imana, musenga Imana ariko Imana itagaragara. Twebwe iwacu dusenga Imana ariko zigaragara. Rero iyo Imana musenga itagaragara nge sinyemera. Nge ndazana Imana z'iwacu dusenga kandi zigaragara tubona n'amaso yacu. Imana zakozwe n'abantu nibigirwamana. Arangije umugabo we arabyemera. Yirengagiza amateka y'Imana ya Isirayeli azi, yemerera umugore izo Mana azanye azishyira mu gihugu. Bamaze kwagera bavuga ati rero n'ubundi dini rishya ryaje rikeneye abamenyereye gukora uyu murimo, kuko aba batambyi banyu bari bamenyereye gukorera iyo Mana ya Isirayeli ntago bazabasha gukorera Imana. Ikindi ntibanabyemera. Abatambyi nabo baravuga ati cyane riraguye muri Isirayeli. Imana ya Isirayeli rimutse isimbujwe ibigirwamana. Bari bafite amateka y'uko igihe cyose bimuraga Imana bakazana ibigirwamana, inkoni y'Imana yarabakubitaga. Baravuga ati cyane rirongera muri Isirayeli kandi tugiye kongera gukubitwa n'inkoni y'Imana kubera ko twimiye Imana ya Isirayeli tuzanye ibigirwamana. Bazanye Bayali, bazanye Shera, bashyize aho ngaho bati dini. Ikigirwamana kimwe gifite abagikorera abahanuzi bacyo 400, ikindi gifite 450. Nuvuga ngo ibwami hari abahanuzi b'ibigirwamana 850. Urumva budget y'igihugu yajyaga aho ngaho ibwami gutunga abantu kuntu yanganaga ubwayo. Noneho bafata abahanuzi bari basanzwe, abafata abatambyi, bafata abahanuzi muri Isirayeli barabakubita, abandi barabamenesha, barabica. Bamwe abari bahari benshi baratoroka barahunga bajya mu majyepfo ya Isirayeli, kuko aha ngaha muri Isirayeli hari mu majyaruguru. Noneho bahungira mu majyepfo kwa ba Yuda na Benjamin mu bwami bw'amajyepfo ya Isirayeli. Bamwe bahungirayo, abandi barasigara. Muri abo basigaye aha ngaha batahunze hariho abandi bahanuzi 100 bagiye barihisha, bihisha mu buvumo bubiri butandukanye. Hamwe hajyamo abantu 50 n'ahandi hajyamo 50. Ibwami haza gusigara umugabo w'umuhanuzi witwaga Obadiya. We yanga asa nk'upretendinze ko yemeye kuyoboka iryo dini rya Yezebeli n'umugabo we, ariko mu mutima we ntabwo byari birimo. Yarahagumye, Imana imukoresha muri icyo gihe kugira ngo ajye abasha kubona ibyo kurya byo gutungisha babandi 100 bihishe mu buvumo. Muri icyo gihe mu by'ukuri ijwi ry'Imana nta jwi ry'ubuhanuzi ryari rihari, nyamara abahanuzi bari bahari. Hari umwuka ushobora kuza mu gihugu ugakupa ijwi ry'ubuhanuzi ntiryumvikane, kandi nyamara abahanuzi bahari. Bari bahari ndetse na benshi, ariko guhanura nta kwari ingume muri icyo gihe. Noneho icyo gihe rero cya Eliya nibwo Eliya yaje. Babona umugabo witwa Eliya araje, araza ajya ibwami. Abwira umwami ngo nkurahiye Uwiteka Imana nkorera, nta mvura izongera kugwa muri iki gihugu kugeza igihe yewe tuvugana nzabitegekera. Abivuze umwami aramureba araseka aravuga ati ariko uri umusazi. Nuvuga ngo n'ubundi kuvana igihe bazaniye Bayali bakazana Shera imvura yaragwaga, ubuzima babonaga busa nk'ubutigeze buhinduka. Aravuga ati se yaratangiye gutera ati iyo Mana ya Isirayeli niba ari hari iminsi tumaze twarayirukanye n'abahanuzi twarabisha abandi baramenenganye ku kimvura yari ikigo. N'ubundi nawe yari yamaze gusa nk'uwemera ko Bayali ifite imbaraga na Shera zifite imbaraga. Umuhanuzi arambwira ngo ubu none ndavuze ngo imvura izongera kugwa ariko jye nabitegetse. Yesu nashimwe. Arangije umwami aramuseka aravuga ati okay tuzabireba. Eliya arigendera. Ako uhereye uwo munsi imvura yamaze imyaka 3 n'amezi 6 itarongera kugwa. Muri icyo gihe imvura yahagaze, Imana itwara Eliya imutwara ahantu hari akagezi, iramubwira ngo irakamuyobora iramutwara imugezayo, iramubwira ngo habe kugeza igihe n'ubundi nzakubwirira kwava. Ntabwo yamutwaye kuri Yorodani,
yari amazi rusange y'abantu, ariko hari akandi kagezi kari kari ahantu Imana yari yaramubikiye. Yesu nashimwe cyane. Mwe mu nkuru ikenagera mbwire ngo Imana ishobora gutunga ikagutungisha akantu kari ahantu katari ikintu cya rusange. Imana ishobora gucira inzira ahantu utatekerezaga ko iyo nzira yabihari, ndetse n'abandi bantu badatekereza ko hari ikintu cyahava, kuko Imana yamuhaye iriba rye wenyine, imuha ahantu anywera amazi, abonera amazi wenyine mu gihugu. Rero Imana ya Isiraheli, wowe nkurikiye, ubushize turimo tuvuganira ku kibazo igihe Elisa akimuraga ikibazo, Imana yatanze igisubizo muri rusange. Uyu munsi nagiye mbwira ngo Imana isubiza ikemura ikibazo muri rusange, ariko niyo itagikemuye muri rusange ishobora kugikemura ku giti cyawe cyangwa se mu rugo rwawe. Iyi Mana ya Isiraheli, iyi Mana ya Eliya igukemurira ikibazo cyawe nkawe ku giti cyawe mu izina rya Yesu. Ikwereke akagezi wajyaho, ikwereke akayira wacamo kugira ngo yamapfa uyihishe. Amaze kugerayo, Imana itegeka igikona kujya kimugemurira, kikamushyira inyama, kikamushyira umutsima akarya. Uyu mugabo Eliya ni umuntu wabayeho mu buryo bukomeye butangaje mu bahanuzi babayeho muri Isiraheli. Ni umuhanuzi ukomeye cyane, ndetse utagaragara ko yari ibitabo yanditse, ariko mu buryo uburyo Imana yamukoreshejemo, yabaye umuntu wese wazaga akomeye w'umuhanuzi bamugiranyaga nako agiye no kugenda ntabwo yapfuye. Ni umuntu Imana yanze ko urupfu rufata ku mubiri we, arazamuka ajya mu ijuru. Rero uko yazamutse bahoraga bibaza ko n'ubundi azagaruka. Igihe cya Yohana Umubatiza babanje gukeka ko ari Eliya wagarutse. Igihe cya Yesu Kristo batangiye kubaza ko ari Eliya wagarutse. Nuvuga ngo amateka ya Eliya yarazwi bagumaza bayahererekana mu ruhererekane. Abasaza bayasigaga babwiye abana, n'abana bagasaza bagasigaga babwiye abandi bana. Ni umuntu Imana yatunze, imutungisha ibintu bitatu bikomeye cyane. Bwa mbere yamutungishije ibikona bikajya bimugemurira ibyo kurya ari aho ngaho. Atahinze, atakoze, Imana ikohereza igikona kikamuzanira ibyo kurya. Imana ikohereza igikona kikagenda kikazana inyama kikayimuha. Ubusanzwe igikona gikunda inyama, niyo waba uzikoreye ku mutwe kiraza kikazikwaka. Ariko kuko Imana yari yagitegetse cyarazizanaga kikazimushyira. Mu gihe cya crisis nk'iyi ngiyi turimo, ndagira ngo Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru n'isi, iyo itegeka ibikona bigutunge mu izina rya Yesu, kugira ngo iyi crisis uzayisohokemo amahoro, muri ibihe by'inzara uzasohoka amahoro, muri ibihe by'uburwayi uzasohoka amahoro. Uko Imana yagemuriraga Eliya ikugemurire mu izina rya Yesu. Noneho igihe kigeze nibwo Imana yaje kumubwira ngo rero amazi arakama. Amaze gukama iramubwira ngo haguruka ujye i Sarefati mu mudugudu, nugerayo ndakwereka umuntu uzagutunga. Hanategetse umupfakazi hari kugutunga. Eliya yatunzwe n'igikona, atungwa n'umupfakazi, aza kongera ry'ibyo kurya yariye yabigaburiwe na marayika w'Iteka Imana. Ni umuntu ufite amateka akomeye cyane. Icyama Imana ya Isiraheli uyu munsi ikaguha amateka nk'ayo yahaye Eliya. Noneho icyo gihe Imana imaze kumubwira ko agiye kujya i Sarefati, nakwibaza ngo ese nanjye uyu munsi nabaza ikibazo kivuga ko yo Isiraheli yari hari n'ibindi bihugu byari bihari, kuki Imana yambwiye ngo ajye i Sarefati Hisidoni? Kuki ariho yamwohereje? Kuki itamwohereje ahandi? Ndagira ngo nkubwire hari impamvu zigera kuri 3 ngiye kubwira impamvu Imana yahamwohereje. Impamvu ya mbere, ahangaha yamwohereje niho iwabo wa Izebeli. Izebeli uyu nguyu warongowe na Ahabu, aho yakomokaga, aho yakuye bya bigirwamana, aho ngaho iwabo hava. Uyu nguyu uri muhiga Eliya kugira ngo amwice, kuko amapfa yamaze kuza mu gihugu, batangira gushakisha Eliya kugira ngo bamwice. Imana iramuterura imuhisha iwabo w'umuhiga havuka. Yesu nashimwe cyane. Imana imwereka inzira zayo ko zirenze uko abantu batekereza. Imana iraguhisha ikaguhisha utatekerezaga ko wahishwa. Muri ibihe turimo, Imana yumwije guhishe ahantu utatekerezaga yuko wahishwa. Icya kabiri cyari kirimo aho ngaho, ibigirwamana by'iwabo. Ibi ngibi yazanye muri Isiraheli niho byakomokaga. Imana yamutwayeyo, haleluya, kugira ngo ajye hariya ibigirwamana bikomoka kuri iriya soko yabyo, kuri headquarters zabyo. Namara kugerayo iminsi azahamara, abanze akupe network yabyo. Namara kwikupa, amaze kubyambura imbaraga, azabone kongera kugaruka muri Isiraheli, aze guhangana n'ibyo bahazanye, ariko yavuye kuri source aho bikomora imbaraga. Haleluya. Nuvuga ngo umugambi w'Imana yari ifite ko ari kumwohereza hariya aho byakomotse. Ko ntushobora gukupa wiya kugira ngo ukupa umuriro, nuko ujya aho umuriro uza. Uragenda ugakupa izo fizibure ziri mu, cyangwa se ubashatse gukata umuriro wose uza muri Kigali, wagenda ukareba aho ipoto yohereza umuriro muri Kigali iri ukawukupirayo.
ari ushatse guhagarika amazi uragenda ukajyaho amazi aturuka akaba ari ufunga. Ugiye gufungiraho aho uhagaze nonaha n'ubundi yaca handi, ariko ugiye kuyafunga neza no kujya ku isoko yahaturuka. Rero Imana yamwoherejeyo kugira ngo ajye hariya huriya yabikuye abanze ahafunge, namara kuhafunga azabone kugaruka. Imana yo mu ijuru yohereze marayika wayo aho ngaho icyo kibazo cyawe gikomoka, aho ngaho icyo ngicyo kiguteye ubwoba gikomoka, aho ngaho haguteye ubwoba, aho ngaho ureba n'ijisho ryawe umutima ugasimbuka. Imana yohereze marayika wayo agenda kupe iyo nzira mu izina rya Yesu. Icyo kiguhangayikishije, icyo kigutera, icyo kisimbutse umutima wawe, Imana yohereze marayika wayo agenda gikupire hariya mu izina rya Yesu. Icya gatatu, Imana yagira ngo n'abanyamahanga bamenye ko hari Imana muri Isirayeli, kuko uyu ni umudugudu w'abanyamahanga, ntabwo hari muri Isirayeli. Amaze kuhagera n'uyu mupfakazi ubwe nawe yamenye ko muri Isirayeli hari Imana. Mu mudugudu aho yagiye bamenye ko muri Isirayeli hari Imana. Ndagira ngo hari ibintu Imana ikora kugira ngo abantu bamenye ko ufite Imana nzima. Yesu nashimwe cyane. Muri iki gihe reka Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe kugira ngo abantu bamenye yuko ufite Imana nzima. Haleluya. Wakwibaza ngo se uyu mupfakazi we igihe Eliya yaje iwe mu rugo hageze ko twabonye ko yamugaburiye, ese uyu mupfakazi we byamumariye iki ko yarakiriye Eliya iwe mu rugo? Hari umugisha yaba yaramuboneyeho? Hari icyo byaramumariye? Bantu b'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana turyumva kugira ngo rikarume ibibazo dufite, ahubwo ijambo ry'Imana turyakira muri twe kugira ngo rihindure ubuzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo Yesu yaje gushimisha imitima yacu ngo anyeganyeze amarangamutima yacu twumve turishimye, no, yaje gukemura ibibazo twari dufite. Iyo wakiriye Yesu mu buzima bwawe, ibibazo byawe birakemuka. Iyo Eliya yinjiye mu nzu yawe, haleluya, ibibazo wari ufite birakemuka. Reka turebere hamwe niki byamariye uyu mupfakazi amaze kwakira Eliya. Ikintu cya mbere byamumariye, akimara kuhagera, Bibiliya tubwira ngo uru rugo hari harimo uyu mupfakazi n'umwana we bari babiri. Eliya akimara kuhagera kuko yacumbitse iwe babaye batatu. Bamaze kuba batatu ni ukuvuga ngo nibura irungu ryarashize, bavuye mu bwigunge, babonye undi muntu, umubare uriyongera. Iyo wakira Yesu Kristo ntabwo uguma uri wenyine, akura umutima wawe mu gahinda, akura umutima wawe mu bwigunge. Eliya akimara kuhakandagira abari babiri bahinduka batatu, nibura mu nzu harongera harasusuruka, barongera bumva umuntu baganiriza. Uyu munsi nanyongera aho wari wiherereye muri ako gahinda kawe, muri uwo mubabaro wawe, sinzi niba nawe waba uri umupfakazi, sinzi ubuzima waba urimo, ariko reka uyu munsi Imana ikoherereza umuhanuzi mu izina rya Yesu. Namara kwinjira mu buzima bwawe, namara kwinjira mu nzu yawe, ubuzima buraza guhinduka. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Icya kabiri twabaza ngo ese ikindi byamumariye niki? Eliya akimara kuhagera kuko yari umuhanuzi w'Imana, yari umukozi w'Imana, yari umunyamasengesho, akimara kwinjira mu nzu y'uyu mupfakazi yahashyize igicaniro cy'amasengesho. Ndagira mbwire ngo muri ibi bihe wikwiheba, wicika intege, ugira ubwoba, ahubwo nicyo gihe cyo kubaka igicaniro cy'amasengesho mu nzu wawe. Yesu nashimwe cyane. Iki nicyo gihe cyiza cyo gushyira igicaniro cy'amasengesho mu nzu wawe. Nicyo gihe buri ibintu byose bizaba uzashakemo amahirwe ahari. Nta kintu na kimwe kizaza ku isi kidafite ahantu hamwe gishobora kuguha chance. Nuvuga ngo muri iki gihe cyaguma mu rugo nibyo business ntabwo zigenda neza, ntabwo akazi karahagaze wenda, cyangwa se wenda ntabwo urimo kujya ku kazi, ibintu birahungabanye no kuguma mu nzu bwabyo wicaye birakujena, ariko nibura hari akandi kantu kamwe wakora. Uwavuga uti nibura muri iki gihe mbonye umwanya wo kwita ku itorero ry'iwanjye mu rugo, sinari nabonye umwanya wo kwita ku itorero ryo mu rugo, sinari nabonye umwanya wo kwigisha abana ijambo ry'Imana, sinari nabonye umwanya wo kuganira nibura gukira igicaniro mu nzu wanjye, kubera ko nahoraga muri izi shuguri zo hanze niruka. Uyu munsi nibura nawe wicara ushyira igicaniro mu nzu wawe. Yesu nashimwe cyane. Eliya akimara kuhagera yashyize igicaniro mu nzu y'uyu mupfakazi. Ndagira mbwire ngo igicaniro, umwotsi wo ku gicaniro wirukana abadayimoni benshi cyane. Igicaniro mu rugo rw'inka kirukana imibu, kirukana ibitazi, kirukana ibintu byinshi cyane. Rero igicaniro cy'amasengesho mu nzu wawe kirukana abadayimoni benshi. Akimara kuhagera ahashyira igicaniro cy'amasengesho. Haleluya. Dore nsoza ndaza kubabwira umutwe w'iri jambo cyangwa se ijambo turimo kwigaho ni ijambo rivuga ngo iki. Icya gatatu, ibyo kurya mu nzu y'uyu mupfakazi ntabwo byigeze byongera kubura. Haleluya. Bahura yaramubwiye ngo nsigaje agafu kamwe ko guteka rimwe. Tekereza ifu kuba nkeya n'inkwi zo kwiteka zikaba nkeya, haba ngo ndimo ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nzi bisigaye mbiteke tubirye n'umwana wanjye twipfire.
ndagira mbwira ngo wowe uri mutekereza ngo usigaje umuteko wo kurya umunsi umukitira, ntabwo uri bupfe mu izina rya Yesu, ntabwo bishoboka. Imana irakoherereza Eliya muri iri joro, Imana irakoherereza ubutabazi muri iki gitondo, Imana irakoherereza ubutabazi kuri aya manywa, Imana irakoherereza ubutabazi kuko iyo habaye kwa uriye mupfakazi cyagiye na n'uyu munsi irahari, ntaho yagiye kandi irareba. Yesu nashimwe cyane. Muri icyo gihe umugore yumvaga ko asigaje kurya rimwe agapfa, ntabwo yapfuye kuko Imana yarahageze. Iyo Imana ihageze nta cyaba. Haleluya. Imana yakemva ari Eliya ntiyarazi uyu mupfakazi, ari umupfakazi ntiyarazi Eliya. Ntuzatekereze ngo uzatabarwa nabo muziranye gusa ngo bene banyine bazagutabara. No. Aho warebaga aho waruhanze amaso hashobora kuba atari wari buze kuva igisubizo, Imana ikagusubiza iturukije mu yindi nzira. Kuko ushobora kuba uzi kuri za gutabarwa na mukuru wawe, Imana ikakohereza umuntu mutavuga n'ururimi rumwe. Eliya ntiyaramuzi, n'umupfakazi ntiyaramuzi, bose nta waruziranye n'undi. Ariko Imana ibazi ibera hose icyarimwe irabahuza. Uwo munsi bahuye ikibazo cyarakemutse. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo ntabwo yazanye ibyo kurya gusa, yazanye n'ibyo kunywa. Uhereye uwo munsi inzara mu rugo rwuriye mupfakazi ntabwo yongeye kuhagaragara. Haleluya. Icyakane uyu mupfakazi cyabaye kuri we kugitangaza mu buzima bwe. Mu gihe Eliya yarahari biraba ngo hanyuma y'ibyo ku murongo wa 17 ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyirurugo ararwara, indwara ye iramukomereza kugezaho yamumariyemo umwuka. Nyina abwira Eliya ati, mfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye unyiciye umwana. Eliya aramusubiza ati, umwana wawe. Nuko amukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe, aherako atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Amina. Mu gihe Eliya yari kuri uyu mupfakazi yapfushije umwana apfuye. Umupfakazi yari amaze kubona Eliya, amaze kubona Imana muri Eliya, amaze kubona imbaraga z'Imana, aravuga ati rero ndamenya ikintu gituma umwana wanjye apfa. Nuvuga ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana. None yaje hano, Imana irebye umutima wanjye, irebye mu rugo rwanjye, isanga ndi umupagani. None Imana inyiciye umwana kubera ubupagani bwanjye. Abantu biriya ibigirwamana we yari yaramenyereye karica yabo. Nabanga ibigirwamana najyaga numva n'abantu bajya gucisha, abantu bakorera n'imyuka mibi, bagwa conditions zibubahiriza. Iyo utazubahirije ibyo mwagiranye amasezerano biragenda. Aho abantu bajyaga bapfusha inka cyane, umuntu yapfushe bavuga ngo yari yaracishije ngo kugira ngo ziriya ntazipfe kure ngo yacice ngo hari amategeko yishe. Abantu business zahomba ngo yari yaracishije ngo none rero kubera ko iyo myumvire abantu bagira, nawe yibwiye ko Imana ntabwo Imana yacu ihora niyo yaba yaragwangisha ukayifutamira, ntabwo iza guhora ngo gukubite nk'ibyo ngibyo Imana bikora. Ko Imana yacu n'urukundo kandi nyembabazi. Yesu nashimwe cyane. Noneho umugore abwira Eliya ngo icyo nazize ge nakimenye, nazize yuko nagucumbikiye, none Imana yawe yarebye umutima wanjye, ibonye ibyaha byanjye, irarakara none yanyiciye umwana. Eliya aravuga ati, wa muntu aragenda afata umwana avuga ati mumpe hano. Aragenda atakambira Imana avuga ngo wa Mana uyu muntu yarancumbikiye, uyu mwana warapfa ngo bigende gute? Aratakamba, arasenga, umwana arongera arazuka. Nibwo bwa mbere hari habonetse ikintu cyitwa umuzuko muri Bibiliya. Yesu nashimwe cyane. Abatangije ministeri yo gukora ibitangaza byo kuzura abapfuye. Aramuzura. Eliya yinjije muhamagaro n'abamukurikiye, n'abazura we uyu yazuye umwe. Eliya aje none hazura babiri. Yazuye umwana w'umushumenikazi, arangije haza kuzuka n'umuntu bakubise mu mva ye. Umwana bari barasiye ku rugamba mukubita mu mva ya Eliya, nawe arahaguruka arazuka. Nuvuga ngo mbere ijambo kuzuka ntabwo ryari rinazo, ariko Eliya aramuzura. Ubwoko bw'Imana, Imana izikojera ikintu cyitwa situation nk'iyi ikomeye. Imana izi kumaneginga situation nk'izi zikomeye. Ndagira mwire ngo ntugire ubwoba, ntuhangayike, ntukuke umutima. Muri bihe bikomeye we hanga Imana amaso gusa. Iyo ubwayo ize
ihamagare mu rugo rwawe ubwire ngo wa Mana we ndagushaka muri iyi nzu, ndagushaka muri iki cyumba, ndagushaka, sinshaka kugira ngo nongere kumva ndakwingize ngwino nkubone. Imana nimara kuhagera nshuti yanjye, ndagira mbwire ngo iraza kugufasha kugenda muri ibi bihe, uraza kubisohokamo neza mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Umupfakazi umwana barazuka. Hari ikindi ngira ngo mbabwire gikomeye cyane kuri jewe, numva ko gishobora kuba kinarenzeho, wenda ureke ibyo gupfusha umwana, ariko cyari ikibazo gihangayikishije ubuzima bw'uyu mubyeyi gikomeye Eliya yakoze. Kuba utuye muri quartier, wenda ufite ukuntu bayeho, ko ntabwo Bibiliya itwereka ko uyu mugore n'ubusanzwe n'umuryango we n'umugabo agihari barabakene. Maybe bashobora kuba bari abantu bifashije bameze neza. Namwe murabizi mibereho ya muntu. Umugore agura agatenge keza, bagenzi bati asigaye yirata. Agura agashakoshi keza bigahinduka amatiku muri quartier. Atega moto ubundi wenda yagendaga n'amaguru bigahinduka induru. None bigeze ngo yaguze imodoka. Intambara zirahaburuka hirya no hino, amatelefone agacicikana, wamubonye asigaye yemera wenda kwa runaka. Noneho namwe rero runaka yaguze imodoka, cyokora yewe Imana burya ko kwibaho. Ayo magambo abantu bagenda bavuga bijyanye n'ibihe umuntu arimo. Iyo haje kuba ibyago, uyu muntu ubuzima bwe bugahungabana, ku buryo agiye kongera gusubira hahandi nyuma yari yaravuye. Ku buryo niba yarageze ku rwego agenda n'imodoka, akaba agiye kongera gusubira inyuma akagenda n'amaguru. Niba hari igihe kibi kiryana ku buzima bw'umuntu, abantu b'Imana ni iki gihe. Niba yajyaga aho yahahiraga agiye guhindura isoko, niba aho inzira uko yarabayeho bigiye guhinduka, aho abana bigaga bigiye guhinduka, ibintu byose birimo bigaragara nk'ibirimo bihinduka, birimo bisubira inyuma aho byahoze kera. Dore rero abantu igihe cyo kuvuga cyabo cyiza dore ngiki, dore amasaha yo kuvuga ubupagani bwawe, dore igihe cyo kuvuga yuko igihe wihishiye mu Mana yakugaragaje, dore igihe cyo kuvuga ko n'ubundi aho Imana yarera kwihanganiye ariko wenaniye. Aha niho magambo abera magambo. Yewe Imana yari yamwihanganiye naho cyakora igira imbabazi, n'ubundi se cyokora yamuhaye agahe ko kwihanarana. Buruto nicyo gihe cyo kumupagani, nicyo gihe bavuga yuko wari yemeye, yajyaga yirata. Iyo magambo nk'aya atangiye kuza bwoko bw'Imana, umugore mu mudugudu aracaganyikirwa, aho aciye baravuga, aho akase baravuga, noneho birakomeretsa umutima we kuko n'umugabo yagiye. Induru zavuze umudugudu, abantu batangiye gushungira batereka tuze turebe ko ari bugende. Ndagira mubwire inshuti yanjye, iyo ugeze ahantu abantu bavuze ngo reka turebe ko ari bugende, igihe kimwe Elisa ari kumwe na Eliya hakurya ya Yorodani, Eliya amaze kuzamuka mu ijuru, abana b'abahanuzi bari bitegeye hakurya baravuga ngo reka turebe ko ari bugende. Igihe yambutse yajyanye na Eliya, none Eliya yaragiye aragaruka ati iriya nyanja arayicamo gute? Igihe bambutse ni Eliya wakubise umwenda ku nyanja icikamo kabiri, none ko asigaye wenyine biragenda gute? Iyo usigaye wenyine bantu b'Imana, cyagiye abantu babona ko aho wari ushikamije ubuzima hanze, iyo abantu babona ko akazi kari kakubeshejeho wakiruka kanze kahagaze cyangwa se wakirukanyweho, iyo ubona ko business wari ufite yanze, iyo ubonye ko company yahombye, nicyo gihe abantu baba batangiye kwitegura kugira ngo baze bavuge batoke nimuze murebe noneho uyu munsi agiye hagaragara tugiye kumubona. Umugore yaragiye kugirwa n'ikintu cyitwa igisebo, abaturanyi bamukanuriye maso bose bagira ngo barebe ukuntu agiye kumera. Muri ako gahe, haleluya, nicyo gihe Imana yazaniyemo Eliya, ahageze acecekesha amajwi y'ababa. Ndagira mbwire ngo wowe nkurikiye, ndagira mbwire ngo huvura, Imana igiye kukohereza Eliya. Yesu nashimwe. Imana irakohereza marayika wayo akaruma abo bantu, acecekesha ayo magambo. Ibyo utekereza ibyo urimo kwikanga, ibyo watangiye guhwihwisa amatama, ntabwo wari buze kwivuga n'akanwa kawe ngo byumve. Kuko Imana yacu ni Imana irengera, ni Imana itabara, ni Imana itabura kugira, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana abantu baragerageza ko Imana ntigerageza kuko ishobora byose. Yesu nashimwe cyane. Abantu baragerageza ariko Imana ntigerageza kuko Imana yacu ishobora byose. Ndagira ngo njya gusoza dufatanye gusenga. Turasenga gutege nawe. Turaza guhamagara Imana tuyereke ibintu dusaba kidukorera. Tubwiye ngo Imana ikoherereze marayika wayo akurinde guseba. Imana ikoherereze Eliya, niba hari byari byapfuye bizure mu izina rya Yesu. Uko nguko yazuye uyu mwana
w'uyu mupfakazi, niba business yawe irimo ipfa, niba wabonaga ibintu birimo byanga, hari Imana ishobora kuzura nshuti yanjye, hari Imana yazura. Ntabwo ari abana b'abantu bazura, ahubwo ni imbaraga z'Imana zizura. Yesu nashimwe. Muri iki gihe ndagira mubwire ngo ijwi ry'abahanuzi rirahari, Imana irahari, Imana iracyakora, abahanuzi barahari. Ntabwo arega ntibinavuze ko niba hari abantu bigeze, hari abahanuzi b'ibinyoma babayeho, cyangwa se hari abantu bakoresheje ubuhanuzi nabi, ntabwo bivuze ko abahanuzi b'ukuri badahari. Imana izahora ibohereza, bazahora bariho kugeza igihe impanda izavugira. Yesu nashimwe cyane. Nta nubwo binavuze ngo niba hari umuntu wahanuwe cyangwa se wakoze amakosa mu buhanuzi impano yakayikoresha nabi, ntabwo bivuze ko abahanuzi bose Imana ibambura impano ngo uwo munsi koko no. Niba iyo umusirikare iyo akoresheje imbunda nabi, ntabwo bagenda ngo bambure abasirikare bose imbunda, ahubwo uriya wayikoresheje nabi binyura n'icyo yaherewe, niwe ubibazwa ku giti cye. Rero niba hari igihe muri iyi minsi abantu bose iyo bavuze ubuhanuzi abantu babyumva mu buryo bubi, abahanuzi babaye abeskoro, babaye abatekamitwe, babaye no. Ndagira ngo niba hari umuhanuzi wahanuye yeskoroka, ntabwo bivuze ko Imana yakuyeho ministeri yo guhanura nshuti yanjye. Yesu nashimwe cyane. Rero uko Imana yabikoze kiriya gihe na n'uyu munsi yabikora. Uko Imana yohereje Eliya kuri uriya mupfakazi, na n'uyu munsi muri ako gahinda kawe Imana yakohereza Eliya mu izina rya Yesu. Ndetse arega dufite na Eliya tubana nawe, Yesu Kristo wacu turi kumwe nawe. Eliya w'uyu munsi ni Yesu Kristo. Uwo nguwo muhamagara umwinginge, umubwire ngo ngwino. Nawe aragushaka rega ko nawe aragukunda. Arahari, nta kintu ushobora kumburana na kimwe. Nta kintu na kimwe ushobora kumuburana. Yesu nashimwe. Reka dusenga n'Imana, dusabe Imana itwoherereze Eliya, dusabe Imana dukize guseba, dusabe Imana ikire irwanye imbaraga zaturwanyaga. Kuri Imana yohereje Eliya Sidoni muri ya mudugudu w'Serefati kugira ngo ajye guhangana na ziriya mbaraga azikupireyo. Haleluya. Umunsi yavuye yagarutse aje kwiyereka Eliya, umunsi umunsi yaje kwiyereka Ahabu na Izebeli. Ahabu yamubona ngo ni wowe Eliya wateje ibyago muri Isirayeli uyu munsi. Eliya aramubwira ngo ndagira ngo uyu munsi bimenyekane niba Imana ya Isirayeli ari Imana cyangwa se ibyo wise Imana ariyo Mana, ariko ndagira ngo uyu munsi bimenyekane. Haleluya. Arimo ngo mpamagarira abahanuzi bawe baba ufite mu rugo iwawe, tugende tujye ku musozi w'i Karumeli. Uyu munsi biramenyekana niba muri Isirayeli hari Imana cyangwa se niba biriya bigirwa Mana mwashyize iwanyu arizo Mana. Uyu munsi ndagira ngo mbwire ngo haguruka ukenyere kigabo, haguruka ukenyere kigabo, haguruka uzirike, haguruka ukenyere kigabo, haguruka wambara imbaraga, haguruka dusenga Imana. Iki ni igihe cyo guhamagara Imana tukayibwira ngo mwami Imana, arega turagira ngo bimenyekane ko kuri iyi si hari Imana. Turagira ngo bimenyekane ko muri iki gihe hari kandi ukaburi Imana. Iyi covid wayikiza, ibi bintu byose by'ibibazo bihari wabikuraho ko kuri Imana ishobora byose. Uyu munsi Imana yakora mu biko bwayo igakurayo umuyaga umwe gusa. Haleluya. Yakuraho ikintu kimwe cyonyine yishaka yazana umuyaga ikawuhereza muri iyi si. Uyu munsi yahuha rimwe gusa. Iyi microbe ntawamenye ko yigeze no kunabaho. Uyu munsi yararirangiye. Rero nagira ngo mbabwire ngo reka dusoze dusenga Imana, dufatanye nge nawe usubiremo aya magambo. Vuga ngo mwami Yesu, ngiye uri imbere yawe, nari nacitse intege, nari nihebye, numvaga nta byiringiro by'ejo, numvaga nta butabazi, ariko none mwami nizeye imbaraga zawe, nizeye urukundo rwawe. Uko wahoze ni kuri ni nakuzahora, uri Imana idahinduka. Uko watabaye umupfakazi ukohereza Eliya, nanjye uyu munsi wantabara. Wanyoherereza Eliya, uyu munsi wankura muri aka kangaratete, wandinda guseba, wanzurira ibyanjye byapfuye, kandi mwami Imana izi mbaraga zindwanya wazirwanya. Urakoze kubyumvishe, urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha.